Banje kubasuhuza mwe mukurikiye ikiganiro cyacu cy'amategeko cy'uyu munsi. Nk'uko mubyibuka mu biganiro byacu by'amategeko nimero ya 8 ndetse na nimero ya 9, byose twarebeye hamwe ibirebana n'ubutaka, aho twagiraga tuti ubutaka si umutungo nk'indi yose, si ishati cyangwa ikanzu umuntu akoresha icyo ashaka. Ku musozo w'ikiganiro nimero ya 9 twari twibajije ikibazo kigira kiti: ese ubutaka utunze wabukuye he, cyangwa se wabubonye ute? Ikiganiro cyarangiye tutabonye igisubizo. Uyu munsi rero akaba aribwo tugiye gusubiriza hamwe icyo kibazo. Njye wabateguriye iki kiganiro ndi Kayigi Kajuga Leon. Turarebera hamwe ibiri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ingingo ya 35 y'itegeko nshinga ivuga ku birebana n'uburenganzira ku mutungo bwite w'ubutaka. Iragira iti: umutungo bwite w'ubutaka n'ubundi burenganzira ku butaka bitangwa na leta. Itegeko rigena uburyo bwo kubutunga, kubuhererekanya no kubukoresha. Nyuma yo gusobanukirwa ko abantu bose bafite uburenganzira ku butaka, mureke noneho turebere hamwe uko bagiye babubona cyangwa babutunga mu bihe bya kera. Uyu munsi turarebera hamwe gusa ibirebana n'inkomoko y'uburenganzira ku butaka guhera mbere y'ubukoloni kugeza mu mwaka w'1994. Nyuma yaho turarebera hamwe uko abantu bagiye bagira uburenganzira ku butaka uhereye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kugeza uyu munsi. Ibi byose turabisanga mu nyandiko ifite umutwe witwa Politiki y'Igihugu y'Ubutaka yo muri Gashyantare 2004 yashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubutaka, Ibidukikije, Amashyamba, Amazi na Mine. Ibi tukaba twarabikuye ku rubuga rwa internet docs.igihe.com cyangwa se Politique Nationale Foncière mu Gifaransa, ku rubuga rwa internet rema.gov.rw. Mureke tubanze turebe uko byari byifashe mbere y'ubukoloni. Mbere y'ubukoloni ubutaka bwari ubw'umuryango kandi hakabaho ubwuzuzanye hagati y'ubuhinzi n'ubworozi. Muri icyo gihe imicungire y'ubutaka yari igizwe n'uburyo bukurikira. Aha tugiye kureba ese mbere y'ubukoloni ubutaka bwari bucunzwe bute, abantu babubonaga bate, biciye mu zihe nzira? Uburyo bwa mbere abantu babonagamo ubutaka icyo gihe ni ubukonde cyangwa isambu y'umuryango. Yacungwaga n'umukuru w'umuryango wabaga baratemye ishyamba. Yabaga ari isambu nini cyane yashoboraga gutuzwamo imiryango myinshi bitaga abagererwa. Aha birumvikana hari umuntu wabaga warageze ahantu agafata ishyamba mbere y'abandi, akaba ari we mukonde, akaba yarakonze ishyamba. Ahasigaye nawe agatuzamo abantu bagize umuryango. Aha abantu bagiraga uburenganzira ku butaka bishingiye ku muco gakondo. Birumvikana ko nta mategeko yanditse yabaga ahari. Uburyo bwa kabiri ni igikingi cyangwa urwuri cyatangwaga n'umwami cyangwa umutware bitaga umutware w'umukenke, akakigabira umuryango w'aborozi. Kugeza ku mwaduko w'abakoloni, kugabirwa igikingi bwari bumwe mu buryo abantu bari baragiye babasha kubonamo ubutaka, cyane cyane mu karere ko hagati n'ako mu majyepfo y'igihugu. Uburyo bwa gatatu: inkungu. Inkungu ni umuco watumaga umutware agira uburenganzira bwo kwiha cyangwa kuba yagira abandi agabira ubutaka butagira nyirabwo. Ubu butaka bwabaga ari igisigara umuyobozi yashoboraga kugabira abatabugira. Aha birumvikana niba hari igisigara, ubutaka budafite nyirabwo, umutware yashoboraga kubugabira abatabufite. Uburyo bwa kane kwari ugukeba. Gukeba byasobanuraga gutuza abantu mu rwuri cyangwa mu isambu isanzwe. Gukeba bitaga ubundi kugaba, byakorwaga gusa n'umuyobozi w'ahagombaga gutuzwa abantu. Muri ibi bihe byose ubutaka bwagendaga buhererekanywa hagati y'ibisekuru hakurikijwe uko umuco gakondo wabiteganyaga. Nongere bibutse ko ibi byose tuvuga nta mategeko yanditse yari ahari, byose byashingiraga ku muco. Ubu nibwo buryo abakoloni basanze, ni nabwo buryo bwari bwemewe n'umuco n'ubuyobozi bw'icyo gihe. Nyuma haza kwiyongeraho ubundi buryo bw'imicungire y'ubutaka bushingiye ku mategeko yanditse. Reka turebe uko byari bimeze igihe cy'abakoloni. Ubukoloni bwadukanye amategeko yanditse dusanga mu bitabo byiswe Code de loi du Rwanda. Abanyamategeko barahita bumva ibyo ari byo. Usanga ayo mategeko yararengeraga inyungu z'abakoloni n'iz'abashoramari b'abanyamahanga mu mikoreshereze y'ubutaka bw'u Rwanda. Dore uko amabwiriza yariho icyo gihe yari ateye. Umutegetsi w'umukoloni niwe wenyine ufite ububasha bwo kugena uko ubutaka bwatswe umuturage wa gakondo butangwa. Ni ukuvuga ngo niba umuturage hari ubutaka bamwatse kuko butamwanditseho ku mpamvu zitandukanye, ubwo umukoloni niwe wagombaga guteganya ibibugenga. Umukoloni cyangwa umunyamahanga wese
Ushatse gutura mu gihugu agomba kubinyuza ku buyobozi bwa gikoloni kandi agakurikiza amabwiriza yabwo kugira ngo ahabwe ubutaka, anakorane nabo amasezerano y'imyubakire. Ni ukuvuga ngo umuntu yaje ari umukoloni, atuye mu Rwanda cyangwa undi munyamahanga akeneye ubutaka, araca ku buyobozi bwa gikoloni, ntabwo aca ku buyobozi gakondo. Kugira ubutaka bijyana n'icyemezo kibigaragaza. Murumva ko aya mabwiriza noneho yazanye no kubona ibyemezo. Umunyarwanda gakondo ntashobora kwamburwa ubutaka yari atunze. Aya mabwiriza avuga ko abari bafite ubutaka muri bwa buryo twabonye haruguru, igikingi, inkungu, gukeba n'ibindi byose, ubwo butaka arabugumana. Ariko ahangaha ntabwo aya mategeko cyangwa aya mabwiriza ya gikoloni yavugaga ko nawe azajya kubwandikisha, ahubwo wasangaga ari ubw'abanyamahanga n'abakoloni bwanditse. Ubutaka budafite nyirabwo ni ubwa leta. Niba hari ahantu hari ubutaka budafite nyirabwo, n'icyo gihe nk'uko bimeze n'ubu ngubu buba ari ubwa leta. Aya mabwiriza rero yatumye habaho uburyo bubiri bw'imicungire y'ubutaka mu Rwanda. Ni ukuvuga, icya mbere, ubutaka bufite ba nyirabwo bwakomeje gucungwa mu buryo bwa gakondo, mu gihe abakoloni n'abanyamahanga gusa ari bo bonyine bagize amahirwe yo kugengwa n'amategeko yanditse. Ayo mategeko yaraje agenga abakoloni n'abandi bantu bake. Abantu bari basanganywe bwa butaka babonye muri bwa buryo bune twabonye haruguru, ubwo ntibwandikwa. Aya mategeko ni nayo yarebaga ubutaka bufitwe n'abanyamadini b'abanyagatolika n'abaporoso, ndetse n'ubwo mu mbago z'imijyi no mu duce dukorerwamo imirimo y'ubucuruzi. Aha turavuga amategeko yanditse, aho abantu bagiraga ibyangombwa, abanyamadini babaga bafite ibyangombwa, ndetse n'abakoraga imirimo y'ubucuruzi mu nkengero z'imijyi no mu mijyi, abo bose babaga bafite ibyangombwa, ubutaka bwabo bugengwa n'amategeko yanditse, mu gihe abandi babaga bagendera ku mategeko, reka tuvuge, y'umuco. Bivuga rero ko ubutaka bwagengwaga n'amategeko abiri. Umuco, bavuga amategeko ashingiye ku muco n'amategeko yanditse. Uko iminsi yagiye yiyongera rero, n'ubwiyongere bw'abaturage bugakomeza kuzamuka, ubutegetsi bwa gikoloni bwashyizeho uburyo bushya bw'imiturire bise peyizana. Ni uburyo bujya gusa no gukeba kwa gakondo. Twabonye ko gukeba ari ahantu umutware yashobora gukebera abantu akabatuza. Peyizana naho rero ni uburyo bashyizeho bwo gutuza abantu, ariko ibi byakozwe n'abakoloni. Hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakuyeho ubukonde mu gihugu hose, ategeka abakonde bose kugabana imitungo yabo y'ubutaka n'abagererwa babo. Twabonye haruguru ko umukonde yagiraga abantu atuza bakaba bitwa abagererwa. Ariko igihe cyarageze rero, nk'uko tumaze kubivuga, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa akuraho ibintu by'ubukonde. Ni ukuvuga ngo wowe niba wari umukonde warakonze ahantu hanini cyane ugatuzamo abantu bitwa abagererwa bawe, iki gihe bahise bagabana ubwo butaka. Aba bagererwa nabo bahinduka ba nyir'ubutaka. Ubu aha turashaka gusobanura nk'uko twabihereye hejuru, kugira ngo twumve aho abantu bagiye bakura uburenganzira ku butaka. Ese uyu munsi ubutaka wowe utunze, niba ufite hegitari zingahe, ukaba bukomoka kuri ba sogokuruza bawe, ukeka ko wabubonye ute? Ushobora gusanga ari bumwe muri ubu buryo tumaze kuvuga haruguru. Imicungire y'ubutaka nyuma y'ubwigenge ugereranyije n'igihe cy'ubukoloni, nta cyahindutse kigaragara. Ibice 90% by'ubutaka buhingwa bwakomeje kugengwa n'umuco gakondo. Itegeko ryanditse rigenga ubutaka ryakomeje kuba umwihariko w'abantu bake n'imiryango y'abihayimana. Iryo tegeko usanga ryarakoreshwaga cyane mu mijyi no mu duce dukorerwamo imirimo y'ubucuruzi. Dukomeze turebe, nk'uko twari tumaze kubibona haruguru, uko byari byifashe nyuma y'ubwigenge. Aha amakomine yahawe uruhare rukomeye mu micungire y'ubutaka. Itegeko rigenga amakomine ryo kuwa 23 ukwezi kwa 11 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu riteganya ko kubahiriza uburenganzira ku butaka bwabaruwe hashingiwe ku mategeko gakondo bibazwa komine. Ariko ibi nabyo ntabwo byatinze, ko byaje kuvaho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu, ubwo hasohotse itegeko teka nimero 09/76 ryo kuwa 4 ukwezi kwa gatatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu, rigena uburyo bwo kugura cyangwa kugurisha ubutaka gakondo cyangwa ubwo umuntu yubatsemo. Kugira ngo ibi bikorwe icyo gihe, kugura no kugurishwa, murebe icyo byasabaga. Byasabaga ibi bikurikira:
kugira uburenganzira butangwa n'ubuyobozi bubishinzwe, kandi umuntu agasabwa gusigarana nibura hegitari ebyiri. Bivuga ko niba wari ufite hegitari eshatu, ntabwo wari wemerewe kugurisha irenze imwe, kuko wagombaga gusigarana hegitari ebyiri byibuze. Ugura nawe yagombaga kugaragaza ko nta sambu yari asanganywe nibura ingana na hegitari ebyiri. Ni ukuvuga ngo uwagurishaga yagombaga gusigarana ebyiri, kandi kugira ngo ujye kugura ubutaka wagombaga kugaragaza ko udafite hegitari ebyiri. Ni nk'aho hariho umurongo w'uko umuntu agomba gutunga hegitari ebyiri. Uhereye icyo gihe leta yatangiye kwemera gusa amasambu yandikishijwe, maze iba ihindutse nyir'ubutaka ku mugaragaro. Ni muri icyo gihe kandi habayeho abimukira benshi bagiye batuzwa mu turere twari tugifite ubutaka, cyane cyane bava mu turere dutuwe cyane, twavuga nka Ruhengeri, Gisenyi, Gikongoro, Kibuye, bakerekeza mu turere tujya kuba ubutayu tw'iburasirazuba nk'Umutara, Kibungo, Bugesera n'Amayaga. Aha murumva ko umuntu yagombaga gutunga byibuze ubutaka bungana na hegitari ebyiri, nk'uko twari tumaze kubisobanura haruguru. Ariko uko umubare w'abaturage wagendaga uzamuka n'ubutaka birumvikana bwagendaga buba buto. Iyo urebye nko mu ntangiriro z'imyaka ya za 80, nta masambu mashya yari akiboneka. Nk'uko anketi mu by'ubuhinzi yakozwe muri icyo gihe yabyerekanye, impuzandengo y'ubuso bw'imirima ku muryango yavuye kuri hegitari ebyiri mu mwaka w'1960 igera kuri hegitari 1.2 mu mwaka w'1984. Muri make nguko uko abantu bagiye batunga ubutaka mu buryo bunyuranye kugeza mu mwaka w'1994. Wakwibaza uti ese ubuho bimeze bite? Amategeko y'iki gihe yose abivugaho iki? Ni mu kiganiro cy'ubutaha, ntimuzacikwe. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Nari Kayigi Kajuga Leon.